ibintu nabwiye Samu Karenzi bigiye gusohora ibihese ubu ngubu noneho ntangiye gushyuha jara mbabarira ntuze kurangara noneho rero kugira ngo mbiguprovinge mbyereke n'abanyarwanda badukurikiranye mu kwa gatandatu ni ibihe bintu bibiri nakomeje ko emphasizinga aho bikaba bigiye gusohora reka mbihereho ubundi ndondoshe yego Skol ihashize ukwezi yohereje urwandiko ivuze ngo nta mafaranga tuzongera guhareyo tuzamuke none ndaza ku breaking ane ninagenda akantu ku kandi myemerera rero nkumvisha ikiganiro nagiranye na Sadate Munyakazi bamugarutseho kenshi banavuga ngo na Muvunyi yabimwibwiriye ngo ubu noneho nihashaka haze Sadate nihashaka haze nde ariko kare uyu mwaka iratwara igikombe cya champion baheraho bikomanga sinzerega imbuba wakurikiye arangije bavuga ibintu byinshi Sadate yabateye ubwoba Sadate agendana n'imirongo migari y'igihugu ntago ateye ubwoba cyane ntago yabatitije ibisanzwe ariko ni ibisanzwe exclusive rero nyemereranye bumvishe tuyivuga akantu gato mpite mbomora break Sadate aracyari hafi ya Reyo cyamuri aba bantu bari gushaka no kuyobora nawe hari amahirwe yaba ari kwiha kugira tumenye n'ukuntu yenda umuntu akora inkuru yego aho ari mubaza gikada turi kumva nta kibazo yego nta mwanya mfite wo kuyobora Rayon Sport busy yego that is one rwose ibe message iri clear yego n'ubikubazaho turayitambutsa suruse yanjye busy na business zanjye ntabwo mfite umwanya wo gutakaza rwose gutyo yego icya kabiri ikindi nago wumvise ni wari utangiye kudondosha ibya anta ntago wari ubitangiye n'ibiki bavuga ngo bazavuga impamvu avuga biriya bahengeka yigeze kurekura breaking ku muntu bita Kwizera Olivier aragenda hari ibintu babamo by'ubutoza ngo byaza gatoto ngo za ngo bya urabizi yamusanze ku mumena yahamukubitiye katapiri iyo nkuru narayikoze nta munyamakuru hano utayizi ya katapira yakubiswe na anta biganiro ku mumena n'umuntu bita Kwizera Olivier K bad boy umukada ubu nshyushya. Alright, Jalas Official TV nanone kandi turabasuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye amahoro y'Imana bane namwe mwese mudukurikira ibiganiro byacu umunsi ku munsi weekend nziza kuri mwese muri kumwe natwe live kandi izakomeze ibaryohere rwose weekend ndende ariko kandi weekend inafite igisobanuye ku bakunzi ba football by'umwihariko y'Iburayi ariko kandi na weekend navuga ko irimo no kubahanzi Iva Buravan festival yamwitiriwe cyangwa se igegenewe kugira ngo ifashe fondation yatangije nayo irarembanije duhurire muri BK Arena muri uyu mugoroba wa gatandatu rwose mwese mwe muhabaye nabonye Kate Bashabe Aurore Yoranda Makoro bapaya abantu bose bari gucalenginga ba David Bayingana bavuga bati nguza amatiki 10 ni ibintu byiza byerekana ko umuntu ari guhabwa icyubahiro kandi akwiye nk'umujene waduhagarariye akazana na prix découverte hano i Kigali bwa mbere ndetse akaba nawe rukumbu yifite kugeza iyi saha Shombura agashimaho ariko Beni Kayiranga akamubwira ati aho ngaho ntago biri buharenge cyane ko ari umwe mu bajya babafasha ubwo rero murumva ko mba ndi kugira ngo nkomeze nshyushya ncyogoza umuvandimwe unyicaye imbere kugira ngo numva aho ndi buze kumujyana uyu munsi cyane ko mu kubomora impande n'impande hose anyurayo ariko kandi anakumira uwo ngo rero nta wundi ni umukada witeretse imfura y'abanyarwanda imfura rwose yariteretse iravuga iti ngewe nzajya ndyama amasaha 2 ariko namwe ntimuzandyamana ku makuru yanyu nzajya ndindwa mubi
kandi nanone mise nijande kandi nanone dukora amakuru afite impact, afite icyo asiga, afite icyo yigisha. Nitunavuga n'amakuru ku bantu tuvuge agize ahantu ahurira na kariyeri baba barimo. Yego so rero umukada ubwo ngubwo nanakwakira muri Urban by City Blue nk'ibisanzwe cyangwa se Urban Boutique. Njya mbona hari abambaza ngo kuki mutavuga boutique kandi ariyo dusoma ku cyapa, ariko iyo usacinze kuri Google iyi ngiyi ni Urban by City Blue. Nibyo bikorohera kugira ngo uhabone ube wanakora booking. Ubundi Johnson nawe aguha icyumba kimeze neza nta kibazo. Ariko kandi urabizi ko amafu n'amafunguro muri Urban n'utuntu twaho. Aba diaspora inshuti zacu ziri kwitegura kuza muri Health Connect, warabimenye bagiye kuza ngo barwaye JALAS kumutereka, bose baze booking muri Urban by City Blue bakire neza. Abantu benshi bagiye kuza muri festive season, ibyari byo byose Urban by City Blue irahangwe bafate neza. Ngaye nguko rero ubwo ngubwo abadukurikira ikirere kirimo imvura, abadukurikira kirimo izuba, nabonye biri kwivanga ubwo aho muherereye hose nizere ko mumeze neza. Nabonye abantu barakunze akantu ko kuzuba uzajya wambara isaha ya GMT ukambara niya katikati. Cyumbwira ubuhambere nge nyihaguruka mpeta njya kwijandika mu yandi makuru cyuhambera jara. CEO uyu munsi rero ndi kubona mu mutuku, sinzi niba umutuku ari uwa Emirates niba ari uwa Anifiridi, ariko icyo nzi cyo ibyo byose nabyo biraza gucakirana. Tangiye kuncyushya mbabarira rero mwereke gatoya. Oya nakantu gato uraza kumbwira nimba ubinyemereye. Umutuku nuwa Bayern Munich. Jo mundi nago twabonye ibyo mwayikoreye. Ubwo ndavuga Barca yawe. Ariko back in the days twibutsa abantu mu bihe bya Covid. Uribuka Bayern kubita 8 Barca. Ariko umudage ntiyagira ibihe byiza muri Espagne pe. Tugendane. Ba Espanyol Cristiano hatiriki yahoraga. Umunsi wari wabanje mwe mwakoze ibikimo. Udashaka ko mvuga Real yawe. Duhere mu mateka kandi ariyo ngiye kwinjiramo. Iya mvune ziri kugutera ipfuno. Iyi nkuru irayoborwa na Dani umwuka byarawe. Umusare Dani. Abanereka ndagira ngo bagusobanukirwe tushe yawe muri siporo. Ugenda ubihishamo nge urumva sinjya nihishira, yarabi cyane hose. Ariko waruhereye kuri outfit. Umutuku. Umutuku rero abantu barabizi ko tugendana na Visit Rwanda. Arsenal tuyivuga kenshi, ariko na Bayern duherejo bundi mbere yo kwinjira mu bigiye kuba muri weekend twibutsa abantu ngo Rafinha yakoze ibiki. Rafinha we dondosha Rafinha kandi yari yararangiye imvune nyinshi, ubundi yagiraga icyapfana na Dembele buri. Ariko mu Brazil yari muri forume noneho tutaragera kuri Clasico nimba uyu mu Brazil yameze gutya, uyu mu Spanish ngo ni Lamine Yamal ameze gutya, Dani Olmo yagarutse n'incumuntu. Ibyo ngiye kubyivugira. Ariko twari duhereye kuri Bayern twarabibonye during Covid, twabonye ibitego 8 bariye bihe bibi bya ba Messi bari barimo. Ntekereza ko ari nimwe mu mpamvu zikomeye zatumye na Rewando bamutekereza muri Barca bukeye, ariko abanzirizwa na David Alaba kujya muri Real. Wabonaga ko Barca irwaye iyi kipe. Urabyemera se? Ariko uribuka ibintu yakoze. Bura ni nk'ahantu ni nk'aho kazi yo PSG ngigira ibyo ukorera Barca. Ayisilamu. Oya, ariko tujye tunakora na approach kanalize mu kibuga. Urebye amazina wabonaga ko Bayern iri hejuru ya Barca. Barca yakinishije abana gusa. Abana kabisa. N'ubu ngo ba Baride nibo bagiye kuza gufunga defense. By the way, urumva ira match abantu narababazaga nkumva ikizere Barca kirahari, ariko bakambwira ati kadupimire kuri El Clasico turebe niba izi ngizi ari tactique na style by'umutoza mwaguyeho mwe mwatomboye zahabu. Ariko tugume kuri Bayern. Hansi Flick arayimenyereye. Yego nanone yarayitoje. None wongereho ko Barca yo yari abana bato, abandi ari abasaza. Nimba rero isano hembwe 400 ku cyumweru atabanza muri match nka Clasico nk'iyi, birababaje. None se ubwo nujya kureba abakinnyi ukabona ba Leon Goretzka babanje hanze ku ntebe. None si cyo ba Jamal Musiala birababaje. Bayern yago
yagombaga gutsinda ariko se Vincent Kompany uyitoza we yari afitiye character na kera yari umupapa witurije usa nk'ujunjame turebe Man City kandi bagatwara n'ibikombe no mu ikipe character ye ni yihe yambaraga burasari ntubimenye reka no muri kwa kugigirana mwamwizenga umupapa araza kiza intambara yazaga yiyombokera aho nyine tuhatambuke jara tubibutse ariko nyine ukareba na ba Opamecani banteza Argentine nabyo birazo akindi yakora na ba Kim Jae ariko na Kompany kuba yaratangiye anavuga ngo ngira abarecuperateri babiri Joshua Kimmich Joao Parinya wabonaga ko kugeza aho yatekereje neza ariko ze muze wa Kazi Thomas mureri se ntabaginya ariko yakora asegina buri ntiyari yagerageje so bavuga muri la match ku ruhande rwa Bayern siwe muntu wageragezaga gucreya n'utuntu ari byo wari ukomojo bya Barca rero na Real Clasico tugiye kubona muri weekend Real abantu benshi bavugaga ko yatakaje wa mwimerere ya minota gwera kwa 70 ya comeback ateye ubwoba kuri Dortmund nibyo yakonfirimye mita ya mbere kugukubita ibitego bibiri kubusa mukagera vestiaire ni nabyo nakubwiye n'ubushize dukora sport ndakubwira ngo Mbappe ari gukina neza muri Real ariko nagari umukinnyi wo gupuenta tubyemera inshuro yacaga ku mpande muri PSG yaraguhorahozaga umwanya bamushyiraho uramuzonga aricyo kintu Cristiano cyamufashije ukabona ko Swate ni Benzema kajya kujijisha hari agaca mu mpande nicyo kintu cya na Benzema twibuka no kugiye cya Benzema ni umuntu wasokaga muri boxi ntago ari nka Suarez waryamagare ya muri boxi ukabona ko ni umuntu wakinishaga equipe icyo mubwira umukada ntari n'umuhanga cyane kuri football urayireba nufite DStv na kana umva ye ndagira ngo tudondoshe nimba ari iminota 10 yime rero bice gereye kuvuga ndaje kuvuga ni ngiyewe nkurikije uko njya mbibona kuri point ya Real ako washyira Mbappe nashyira Rodrigo yabyerekana Mbappe kamuhiye space akidagadura na Vinicius nk'umukongo yasanze muri Real amenyereye yarafashe irange akamureka akidagadura ku ruhande akiyakira kandi yo si yaba force 9 kuko Rodrigo afite iyo character yo gupuenda ariko Mbappe nyine umusaruro waranze nubwo kubakurikiranye match wabonaga ko ari kugerageza kwisabaganya yenda bihira Vini ariko burya niyo wateye hat-trick biba bigoye kuvuga ko byaguhiriye turi gusatira Ballon d'Or ko igitego cya kabiri kimwe cya jaune yarinjiye turani kwagukavinga kwa bande turebe kuva kera Del Piero yarakavingaga we twibukiranye Del Piero nyine urumva sinavuga Del Piero yarajyanaga sinavuga Kamana siya Bogota ariko ndakurahiye ejo bundi nari ndimo ndeba amasezerano ya Hendrik bavuga ngo amasezerano bagiranye na Real nuko match yose azajya agaragaramo 30,000 natanga assist niyitsindira igitego none ibaze ngo nibazabatwara trophy runaka ni mu 100,000 antiri 2,230 urumva none amakroza asigariho ni nkaya yandi baneyima bari barasinye muri PSG yo kuzajya bakoma make umvise abana ntabwo akiri kwinjira jo bundi twabonye ari dagure winjira nawe ku munota wa nyuma ariko Real nitabanzamo Chouameni hagati no biyakirerega nibazane nibakuremo umwe Rodrigo yicare cyangwa saba bari dagure na ba Hendrik bavuge ngo ni Vini ni Mbappe inyuma yaho ni Jude Bellingham bashaka umukaseri apana kuvuga ngo Modric ngo Jude Bellingham ngo na Valverde bongeremo Chouameni cyaka mavinga atangire match biyakire wemera ko Toni yagiye kare icyo kintu none se iriya systeme Zinedine Zizou atwika ari meilleur joueur w'igikombe cy'isi akina komeye n'imitwe y'ibahonda ibitega bibakubita ahitanye none muri parcours kugira ngo agere finali yamaritse Portugal yamaritse Brazil ni Thierry Henry yamaritse Brazil Portugal Spain bari muri iyo parcours Portugal bayikubita demi finali nabwo penalite basanga Ubutaliyane finali niba Zidane utaraborerana kabisa kushaka kubinjandukuramo narinjira mu Bwongereza iyi Real yagize imvune ba Dani Carvajal hafi sezo yose aba David Araberegani
day to day injury za zindi zidakira nka zimwe za Neymar ngaho ibaze kurutuwa nazi ni ikibazo Real Madrid mu kwambere irakora transfer ariko nanone twibuke ya minota ya nyuma yigaragarijemo ba Vasquez nago bagera mu kwambere bagishimaho muri uyi weekend nibyo wakomozagaho hari match zikomeye Liverpool na Arsenal samutwe Arsenal yanjye kina imeze nk'igihanga nafite Saliba hari inyuma ubwoba ni bwose Saliba wenyine se Bukayo Saka sinakubwiye ibye bamugira ngo ni world class ubu nawe ngo yiyongereye kuri kapiteni Odega wavunitse Julian Timber wari polivara ku myanya yose yo muri defense ubwo nawe deja yamaze kugenda Batomi yasubasimburaga Batierini no ngayibaze Luis Diaz ejo bundi twaramubonye ntago yabanjemo muri Liverpool nukuvuga ngo ari abo bagakupo ari banyunyeze ari basara ega iyi Liverpool nayo yamaze gushyiramo intera scenario yirangaraho ubu ari scenario dejiri kunganya na Aston Villa ya yindi yababujije igikombe umwaka ushize yongeye bagenda runono ngaho nyumvira Unai yaravuze ati mbure byose ariko Arsenal nayo ntikibone niyo rekritoma yanjye nzaba ndi mbega ubugome we Manchester United yo ngo ntimukayibare bantu mujya muri betting mubanze muyisibe mu mitwe yo ngo ntibarwa ariko sura ya mutoza amenesheje ibikoma ngoma nago Chelsea demaritse nyuma ya Sancho tureke nibyo n'uburyo yigaragaje muri Dortmund agarutse Chelsea dekaraye hidekaraye bari abakire bahoraga bari imwe turi kwivugisha Arsenal ngo nta mukinnyi iyo urareba ku ntebe ukavuga uti se habanjemo noneho iyi Chelsea yo nta n'umuntu ifite n'ugufata abitwa ngo ba Charo gafata ba Badiashira ugafata ba Disasuga n'abantu tame namba na kera Thiago Silva yabaga yoboye ukabona n'abantu tavuga ngo Enzo Maresca ahubwo Chelsea iranakomeye Chelsea none se yazanye baravia yazanye bagucuku ntago Kayisedo wamenye ibintu akina upfa kugerageza nabwo ni kaga karite kabari Jante niyenzo nabwo mo gake yego ubwo soromve ya Chelsea niho bantu bavuga ngo ifite umutoza mwiza nimba ari hariya ari imbere ya za Tottenham atabaye Kore Parma undi se nkuko se kuko naramwemera gacimaka mu budajare aba we ngo Sancho ubundi kuva hari Teta yaguriye Raheem Sterling utera umwaka uri guseka iki ubwo ninjiye none se amakipe yose hari igihe Man City yari twaye ziriga yahonze Tottenham bine umwaka yabatamitse ubwongereza bugera finali ntumenye za Liverpool zarakubuye zibona kwigaragaza za Chelsea Rahimara kujyana mu nkiko yari yicaye Amavubi muri Mexique yarayabomboye bizwe na Foster Vunika ikirabiranya amarabira ariko jara tujye tunyura hariya naho tudondoshe ejo bundi nabonye deba hari kuri plateau ba Gicumbi na ba Fuadi bari kuvuga ngo habaye abataka batatu muri iyi era ya vubaha mu myaka 10 bavuga Benzema bavuga Suarez bavuga Rewando kuri plateau baravuga ngo muzenguruke umuntu ajya avuga ngo nimero ya mbere nuyu ujya kuri bench nuyu uwirukanwa nuyu abo batatu dondosha twumva narize muri abo batatu mu kibuga ndaterekamo Benzema yego abanzemo numva bench kigiye kumvuna nawe bateye ubwo utubwira aho hasi ariko reka kubwire ngiye guhumiriza kandida Ballon d'Or narekura Rewando warekura kagenda byumvikanye ariko mba ngira ngo dukomoze no kuri fact kubera icyo uvuze Benzema nkejo bundi muri semiri guza ibintu ejo bundi ntuzaramo akoramo Suarez kuri hat-trick abombo Diego Costa yanize umwana bamujyanye mu bana ba 20 yamunize ni bimwe yakoraga muri Chelsea bagatesha bakona nka Balotelli bagatesha
reka ndondoshe nkubwire Dondosha. je yenda nemera Real Madrid kuva na kera yenda abantu barabizi nawe wemera Barca ariko nanone abantu tujye tunabumvisha ngo nukubera iki wahitamo nka Benzema kuko no kuri plateau wabonaga ba forward bikije kuri Benzema abantu bakitsa kuri Suarez kabiri abandi yenda bagashyira Rwanda ariko abenshi bafashe Suarez ariko apari yuko Benzema yatwaye Ballon d'Or ariko nawe buriya kuva na kera nta kintu yari amaze hari abantu bigaragaje bakuze ariko bajya kwigaragaza bagaheka Suarez kuva na kera bameyeri biteri no mu Bwongereza na za Liverpool erega yarayihesheje champion Demba babakoraho Steven Gerrard akumbagurika tujye turebe kuva na kera kufura za Suarez urazizi uyu no umukinnyi wo muri boxi wabaga cimaka hari kandi none nimba Suarez yaratwaye European Golden Boot zigera muri ebyiri yari akamara maza mu gihe Benzema hari Benzema nago yigeze akoraho hari ba Cristiano hari ba Messi mu gihe Suarez we ba Messi bahari ba Cristiano bahari yari iteretse twibuke Suarez ni wa muntu wagiraga imitwe aguhonda umutwe ukagera ni shot agushaka mama penalty menshi Messi yabisobanura nirirwa bavuga ngo baramufana yabikesha Suarez ibyo bintu birazwi ariko nanone ya myaka mike ya Benzema yo mu mizo ya nyuma atwaramo Ballon d'Or atwaramo Champions League abo bose nibageze babona amahirwe ukabona ko ari cyo kintu cyamuzamuye tujye tubisobanura ariko apari icyo ubona ko ari n'umuntu wagize ibihe bituma abantu batabona icyuho cya Ronaldo cya Sierra nyuma y'igenda rye kubera guhuza kwe na Vini hari ukuntu Real yagumanye umwimerere ntiyahita ikinduka abantu bahita bavuga bati Karimu urakabaho mwibuke ko Rwanda ari we mukinnyi watsinze ibitego 5 mu minota mike muri match imwe ngo twatangiye kudondo turabiturumbuka muri ryari duturumbukeyo oya se nago baryoye oya tuviburaye twegira i Kigali tugarukira iwacu umukada dore rwose ni wowe wazanyeho siporo oya nagira ngo mbivugire rimwe tubiveho uyu munsi tugiye muri siporo wese CEO oya tukanda buto oya birafasha witwa moderator reka twiyenzikire rero nyemera twijandike muri siporo uyu munsi twijandike neza tutabereretse tutagiye tubintu tubisha hejuru kubera ko tumaze iminsi tunavuga kuri siporo tudondoshaho gake ariko ugasanga ntabwo twinjiyemo neza ngo duhe donido na breaking sometime kuri breaking ziba ziri hari so rero uyu munsi nyemerera gikada twiyanzikire twinjirira aho ngaho muri icyo cyumba cya siporo ubwo abakozi b'Imana bihangane urumva ku jisho ryiza batureba ubwo naho ubutaha aba muri showbiz nabo bihangane nabonye aricyo gisata kiri gutunga gatoki ko kiri kubera amarorerwa mu bya mbere urumva ariko tuzatugiramo dukumira nyine tunabomora tubabwira kuri breaking zibihari ariko uyu munsi nyemerera twigire muri siporo ubwo kandi mbonera no kubwira abantu bari Isewuru nabonye hari undi muntu udukurikira cyane ariko yarari cyane kuri muzehe katikati yego Erimetre mwenyewe ariko kanambwira tumukada ikada ati yariteretse so rero ubwo bari Isewuru turabakengurukiye ubwo bamba mvuze gutyo ya hari Theogene Rugimbana yego mwumve ko turi mu mujyo wa siporo ariko nabandi bose tubakengurukiye bose uko badukurikira yego kwisi yose rwose nabagaciro cyane ahubwo nk'umukada yego ko witeretse wanyemereye nkahera inyuma mbere yuko twinjirira mu bintu by'amakuru ya hano i Kigali kari menshi ukabanza ukatubwira ibya Forward na Gicumbi ko ari icyo kintu twararanyije kugiye gutitiza nagira ngo ibyo basi nabihita mbimanuka twarimo n'amakuru reka nkubwire Jara reka mbi breaking ariko nituze gukomeretsa kuko harimo n'amakuru mabi hari buzemo na iby'uburwayi ariko reka tubivuge abantu batajya banagira ngo nta makuru dufite ariko mbivuze mita nurumbuka mu kiganiro urabyumva uti nkababwira ibya Forward kugira ngo nze no kumena neza nkababwira n'iby'umuryango wa Gicumbi kuri Gicumbi hubwo urumva twaca ku muryango kuko nawe w'abastari n'uwabanyamakuru yego biragendana kugira ngo breaking yego
urabyumva uti mpera inyuma gake nasebukwe si umuntu woroshye nawe arazwi ni umuntu yego ariko inkuru irakomeye oya reka tubigendemo erega ntago dukomeretse urashaka kuba ari byo usorezaho nibyo byaba byiza kugira ngo nanone ibibazo bize kuba bicyuri bumbaza ubwo rero urabijyanishiriza hamwe n'ibyarigani yego n'ibya rugangura yego ubwo yose ni ibintu mba nzi wagiye utubwira oya umva nkubwire rugangura Axel rugajurigani uwo ni umwandiko kwabo ugomba kuza mu bayumbe ubwo turaswicinga ikintu nemeye nuko ngiye kumena ibya Gicumbi n'ibya Forward okay kandi nabwo tukamenya uburyo tubigendamo oya rugajurigani rugajurigani ko yahindutse yego ko ari ibintu namenya asigaye akunda kandi byanyabyo baraza kujya kumukorera deliverance nawe koko nuramenya urwego rwanjye koko jara ariko mba nkumva baramujyana nakubwiye ko ari uwe mukozi w'Imana ushinzwe deliverance wambwiye Julienne urakoze tuba tugendana baraborokaga amanzi ko wataye unyise muborotse oya nukuri mbanzi ko wataye nibyo ninjira mu bya ihangane noneho rero reka mbanze nanababwire mbere yuko twinjira muri uyu muriro nimuzamubona abantu mvuga amakuru menshi mujye mumenya ko ari bo bantu nkunda umuntu nkunda niwe nohozaho niwe nkurikirana icyo kintu kibanze gisobanuke ngiye nyemerera musabe ibintu nabwiye Samu Karenzi bigiye gusohora ibihese ubu ngubu noneho ntangiye gushyuha jara mbabarira ntuze kurangara noneho rero kugira ngo mbiguprovinge mbyereke n'abanyarwanda badukurikiranye mu kwa gatandatu abakora ububeri yakoze ubuhe buberi navuze Jean Fidele oya yarabibujije yaravuze ngo tujye tuvuga retired captain yakoze ubuhe buberi kandi yakoze ubuhe buberi yabereretse manda yarangiye yewe we nakoze imiriri 3 duheremo mu kwa gatandatu tujye tugira ncenoma niko bimeze baripanze sezirangiye baravuga ngo ubu ni kwisha tuhagurukire rimwe duhite dukaba ikipe yego retired abarusha ubwenge arategura arabanza bakora ubugoma arasinya aravuga ngo inteko rusange nyitaye mu kwa 10 bakipanga Karenzi yazanye ibintu byajemo ba Mike ntago umunsi wo mwandiko nitwawukoze ukambwira ngo asanzwe muri reyo wa Melody kucyo utavuga gutyo oya nabyo biraza hakisanga mu bagezeho barekuramo abantu batatu jara mbabarira uyu mwandiko urakomeye Nyarugenge yatitira ariko abo bantu uri kuvuga naho bahuriye na baba president mu kwa gatandatu bagezaho Karenzi bari kunyumva bategura niwe watangije ikintu cyo kuvuga ngo biyorganije banateguye abaperezida batatu bazerekana bazashyigikira bumvikana na komite zose barabatora ninjira muri uwo mwandiko sinawukoze oya narawukoze jara mu kwa gatandatu arabanza bakora ubugome kugira ngo abacecekesha aravuga ngo mpangayikishijwe n'amatransfer inteko rusange mwaye muri kwipangira mu kwa 10 kiba kibaye kimwe ku busa yego uwo mwandiko ndawubomora bipanze byashyushye birongera bigenda gahoro twinjira mu matora y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu bigenda gake sinabakumiraga ngo mumenye ibihe tugezemo ntago wibuka ayo magambo ndabyibuka ibyo undi mwandiko nimero ya 2 ndongera ndawubomora ubwo byari byongeye gushyuha retired yasezeye ndabyibuka nabwo ntago naje nka bomora sinavuze uburyo bipanze sibwo nanakinaga ijwi nkakubwira ngo Karenzi yaripanze aravuga mu kanwa ke ngo natanga igishoboka watangiye kubyibuka ndabyibuka rwose noneho hahita haba intervenance ngiye kubibumvisha muze kunyihanganira ntunyihutisha haba intervenance y'ubuyobozi haba bwa ministeri haba bwa RGB aba baperezida bongeye bipanze ariko nazaga nka breaking inama y'igitaraganya yabereye kwirebe juru paka nubyibuka uwo mwandiko Sadate yahise azarabamenagura ariko bavuga ngo bakoze inama Sadate bwarakeye arabamenagura ngo zimeze nk'izo mu Kinigi ntago wibuka iyo miriro ndabyibuka rwose ikiza nuko twidemaritse ikiza nuko tuje muri Swivi nkubwira ibintu bibiri navuze kuri Samu Karenzi mbabwira kimwe cyasohoye n'ikindi kigiye gusohora naho mera tugendane icyambere navuze kuri Samu Karenzi ariko aho birumvikanye muri ibyo bihe bagahita baza bakabapfubya bakazanamo ibintu ngo by'abakono bagatinya yego
barangiza bagahita bakoze iyo nama ngo y'ibihumbi 15 ngo bya prime ngo reyo yitegure byaje no kurangira batanzemo 5 Regis yamenye ndabibumvisha tugendane yego Ministeri RGB amakuru mfite yahise intervena mu byibukerega ni mukwa naranabivuze ngo ntago ritayadi yari kwinjirana mu kwa 10 ariho harimo inteko rusange Sam Karenzi jya wibuka iyo myandiko n'abantu bacu bibuka iyo miriro batubwire tugendane nibwo ministeri y'intervenagira avuga ngo abo bantu baje basinyiye ko basotse muri reyo ntabwo ayo makuru yibuka iyo operation nago Karenzi yayikoze babasinyishije basabye ngo iminota 30 ngo babitekerezeho barababwira ngo ni 5 musigaranye ni mwandike tubabure byo nibizwi murekure ibyo barabyirengagiza bagarutse muri lobbying dore ko baba barangajwe imbere na Sam Karenzi barongera ministeri y'intervenir avuga ngo mwe aho kugira ngo bari yabaze mugarure Roger wataye ikipe akiruka ariko haze wa muntu utari mu miziro haze abantu umwe mu batarakumiriwe barakumiriwe ndabivuga hakenshi ni babyumve ubwo abo bantu uretse gato abantu tuba tuvuga harimo abayoboye reyo yego ariko harimo n'abatarayoboye bari muri iyo muvoma bari aba vice president bari abakese bari bande kandi bose barakomeye n'abagwiza tunga urakoze cyane aba Dr. Rwagacondo bibera bija mbabarira ba Muvunyi nimba naramenye umuriro nkamenya ngo umwami wa Maroc yaje atembera ngo aravuga ngo iyi hoteli ya Muvunyi kwira ahantu heza ni gute itari gukora umwami wa he Maroc byo ni ibintu tubato kwanza sorosene no musiniya yego naranayikuyeho ndare sorose siniya ariko ubwo tugenderaho yego ntuzu witwa siniya siniya numwe simba mbishaka ko bamwita byo ndabyinjiramo kwabyo tugende ni ibihe bintu bibiri nakomeje ko emphasizing aho bikaba bigiye gusohora reka mbihereho ubundi ndondoshe yego icyambere naravuze ngo nukubera iki Sam Karenzi umuntu wese yituniyeho atamenya ikimuhubanuje yego ingero sinazitanze jara yego izihe ngero z'abantu yagiye yitsaho ubundi bakomeye muri za ferwafa muri za ministeri aba esi aba PS aba aramanuka bakoca barirukanywe bose kugeza ubwo wari ukomeye wari igishyitsi yari Sadate nawe arabikubwira ati ye baba yaranjegeje we yego Sadate akabazweho kugendana n'iki burase Sadate yakomeye kurusha y'inyabugingo haje mu miliyari enye ibaza ariko diro ya miliyari enye nanjye narabyumvaga nkasuhererwa ngo ntabwo yikoresha ngo abamuzanye tuze kugendana umusaza nawe yaramwipanze yego icyo ni icyambere kugeza ubwo na retired captain ananiwe kwinjirana mu kwezi kwa 10 Karenzi icyo ni kimwe ijambo nabiherekereshaga ariko abakunzi bacu bambabarire bakurikiye ibi bintu bandike comment nkavuga ngo icya kabiri Karenzi ibyo akora byose naza kugira umwaku hazaza undi muntu nka retired nubwo yaberereka hazaza undi muntu uzanywe n'abazanye retired nubwo yaberereka nubwo havuye Sadate ariko haje munywanyi we retired ibyo yakora byose yego ndabyumva rwose ibyo bintu tukabivuga tukabicaho none icyambere Karenzi umuntu wese yipanzeho aramuhubanuza niyo mpamvu ari Fabrizio ubu none asigaze yikomanga avuga ngo SK Sports Center katikati UTC sigaye mpamagara Muvunyi yego n'abarwagacondo bakicara tukahangana nk'umushoramari nk'abandi nawe ari Fabrizio nawe arabikubwira ati nipanga with fact iyo mfite fact ndipanga kubera ko mba nizeye nagavuze induru mba nizeye ko ibyo ngiye kwipanga bigire impact ari umusiniya kuko fact égale impact yego sikweri se Karenzi byamaze gukomera ndasozanya na breaking news namenye muri reyo n'ubundi rusibi yaho ruzanyura ibyo navuze kuri bibiri kuri Karenzi bigiye gusohora
reka twinjire rero nkumvisha aricyo mu byo wamuvuzeho ni bibiri cyambere cyo mwiyakira umuntu Karenzi yijanditseho yiziritseho mujye muhita musezera yego ingero zibaye 8 cyo si kimwe yego icya kabiri abo yarwaniye ishyaka bose bigiye kurangira the band agize gute apfuye nibyo nshaka kwinjiramo nagira ngo nkore intro mbyinjiremo tuze gusozanya nande BNB FM Kigali urakoze cyane ndagira ngo mere ku mwandiko watitije abantu nakoreye aha kuri officiel y'umugabo witwa Bruno Taifa Bruno Karisi yego duhera aho ngaho from US uribuka ibintu bikomeye yavuze ntitwaje tukabibomora kure PR ntitwaje tukabibomora ha akajya soza nikomanga avuga ngo mumbaza akantu ku kandi mbabwire urabyibuka yego reka mere kuri Bruno Taifa rero kujya mu musobanukirwe kandi ikintu tuba tunavugerega jara umuntu nimba asanzwe abreakinga niwe mwambaro we kimwaze ngo mumutesha agaciro nimba umuntu asanzwe yipanga amakuru y'indani ya siporo none abantu batari no muri siporo duheraho yarasanganywe uwuhe mwambaro Taifa rero byagenze bite nyumvira hanga mfura y'Irwanda umvisha wa mfura we amanza baciye hano mu rukiko rw'ubujurire umva Karenzi cya Taifa Bruno Taifa umwe mu bacamanza baciye hano mu rukiko rw'ubujurire Bruno Taifa araza kunyarukira kuri YouTube ye muraza kubona icyo kiganiro yagikoze ejo kuri Bruno Taifa TV andika ngo Rayon Sport ngo mu makipe atatakomeye muri aka karere mu mushinga ukomeye wo kugurisha imigabane ngo iratumara urumva ubwo abayivuga nyine nk'umufana wa APR ati iratumara ikiganiro gifite iminota 25 ntago ari myinshi ndacyumva cyose ndakirangiza maze kukirangiza navuga ibyo byose Taifa afite amakuru aba bagabo barambwira bati umva hano Muvunyi niwe wateruye Muvunyi ambwira ati Karenzi iyi kipe turagira ngo tukubwire muri make sibyo ibyo Taifa yavuze nibyo 100%. wabyumvise jara yego ibyo Taifa yavuze naho nagira ngo mpererere erega nge ngira ukuntu tutwara inkuru bisobanuye ngo Taifa yatangiye kurusha amakuru abantu bari Nyarugenge sinzi nimba uri kubyumva muri wa mujyo we Taifa ari Ohio ndafata ntago ubizi ndafata rwose none ari kurusha amakuru Samu Karenzi wajegezaga icyumba cyo muri APR katikati Pantagone ntubizi yego akajegeza icyumba ntatubwira ibibera ishyorongi Taifa kabimenagura wabyumvise babanyamakuru wabyumvise ko buri wese ahenge akatwara inkuru ko ashaka buri wese atoza uko ashaka baburetse wincamo nyiri cyo nshaka kukubwira yego wemera ko nanone bitewe n'ikirere umuntu ashobora gutangaza inkuru bitandukanye n'undi uri mu kindi kirere tako yego niko bavuga abafaransa rwose niko bavuga ariko Taifa asanzwe afitiye karakteri none yatangiye kubarusha n'amakuru yo muri muri Reyo nanjye ubwanjye nabonye ititire nge mbibona ari gupremieringa zinimbonera nanjye ndabibona mbona atangiye gukeza yavuga ngo yinjiye mu makipe 3 muri aka karere ndikanga kumbi Samu Karenzi yagiye hehe jara kwa Yanga na Simba yego kumbi ni gahunda yagiye muri misiyo oya none se kandi reka nge minjira ibyo baza kuri mikoro bavuga natwe tubabwira ibindi yego kandi nababwiye ko abantu nkunda mbagira gute bagenda ru no kumbi yagiye mu mbanziriza naza kadondosha akajya avuga ibya company tugiye kwinjiramo bya Reyo akaza akajya avuga urugendo shuri uburyo bagomba kuimplementinga uburyo barabyumva arabari muri position akunda umupira ariko ni kangahe agiyeyo ko yari asanzwe ari umukire ni ibintu biba bihuriranye ni coincidence
none baje no kwivamo batanga ingero ko niyo company ngiye kwinjiramo y'ibyareyo nayo bigiye kuri za Yanga za Simba za Gromaria za Feirinze za Kiyovu Juvenal yarabizanya arafeiringa babyigaho baravuga ngo niki cyamukubise turakosora iki begera abahanga uri kumva yego tutaninjira kuri company ngo turacyari muri reyo ndani kuri Karenzi kubera iki turi kuri Karenzi nukubera ko ari umuvugizi waba basiniya nuko ari we muntu w'imbonera watangije ibi ubiyoboye wicarana n'abakikomanga ati ngiye twicaranye nk'abashoramari ubu nanjye namaze kwitereka nuko afite iyo position yego tumuhereho ariko ndanababaye yababa we reka mbanze nkubwire ikimbabaje reba izi kope zose ziri kubera kuri FNFM emeni yibiza akaba atari kuryaho uzi induru uzi uburyo yavugiraga reya akaba umuvugizi akagira gute ngerega naganiriye na Eme nkamubaza seme kucyo buvuga njyano ngiya gute ubunana n'amahugu ngo hoya ngo umukada ngo ne editorial line ngo hari ugomba kwegenstinga hari ugombe none ibaza ibyo yabibye byose ubu biri gusarurwa nande niyo mpamvu Junior bari bamwisha abasiniya kare bari bamuhitanye azanye ibyo bya bintu bya biganiro umwe yavuze muri Bugesera ari bamweje wibinyinjizamo Karenzi yavuze ngo natwe tubakora operation tubabwira impamvu yavuze biriya wabyumvise ntubinyinjizemo tugendane yego tugendane umva umugani w'umugenurano umva ndavuga ni iyo inka ipfushije yayo sibyo habaho uburyo bubiri habaho icyo bita gutsindira hakabaho n'icyo bita gukama ubusuri gutsindirwa no gufata inyana itari yayo ukayiha kugira ngo igire tuyikame niyo nyana yitunge hakabaho n'icyo bita gukama ubusuri ni ugufata agahu kaya nyana yayo yapfuye sibyo ukagashyiraho umunyu ikakarigata ikareta ukayikama so Rayon Sport kugira ngo ikamwe ubusuri ahubwo baratsindiriye sibyo ngo yari yabonye umvise uyu muganija ibisubizo babishakira mu izina Rayon Sport ubwoba bwaratsindiriye barayitsinda ahereye ku mugani w'iki w'umugenurano uru ni rwo rwego erega Fabrice nawe uzababwira ibye nuko akora ubwoba bwabishe nyuma yuko mu kwa 9 bipanze nyuma yuko bari bazi ko bagiye kwinjira muri reyo ministeri kavuga ngo iki RGB kavuga ngo wibuke karibwo ba Yusta bagiye wibuke karibwo ba Memosa bagiye kandi ba Yusta babonye n'izindi nshingano zinaremereye ariko nubundi murarwanya ritaya datarizanye ayo na amagambo navuze nkaho mwaje mweba president ngo musupporting abahari ngo nago muzasupporting umuntu mudashaka yego none ahereye ku mugani unateye ubwoba unerekana ko ngo haje umva icyambabaje yeye umva icyambabaje kuri Samu Karenzi kimbwira umva icyambabaje kuri Samu Karenzi n'uyu mugani we w'umugenurano wihuta ariko cyane ko n'ahantu minota yatujyanye n'ahantu bazanye Saidi ngo ni umuvugizi ngo waba ba president Saidi niwe uri bujye avugira yahuranyije mbumvishije ibintu yavuze mwakumirwa hari ahantu yageze rero atanga urugero ngo reyo ngo yaza ngo bayizanyemo ngo umuntu utari umureyo ngo atanga urugero ngo ni nk'ukoroni ngo yagenda ariko nabibumbishe simba kiramaga ngo ni nk'ukoroni ngo yatuzanira umuperezida ngo akatuyobora ngo avuye ngo ahandi kandi Roni nyine na handi nyine mu gihe muri reyo haje umureyo nubwo yenda ataparticipaga ariko no mureyo guturuka inyanza byaraprovinzwe tureke nibyo yazanywe n'urwego rureberera igihugu nabe nubirayinyo ariko bazizongera
none ngo busuri nibiki yego wabyumvise nabyumvise ibyo ahubwo njye nshaka kugira ngo tugere tugenda yego nagira ngo tugere noneho Samu yari ipanze yego aranidekara aragaragaza uruhande ko we ashyigikiye ko umwe mu bayoboye Reyo cyangwa se kiriya gikundi umwe muri bo yagaruka akaba ari uyobora sibyo sicyo cyatumye yipanga saa nini ntabwo ariho honyine ubu ngubu mu Mavubi ejo bundi ntabwo wabonye induru zavuze banabishyira kuri Ferwafa banabishyira kuri SG Adolphe Kalisa bakageraho bakanamuzebya ngo icyazi ngo nukujyana imyenda ngo muri dry clean warabyumvise cyanjye mbibumvisha ntabwo ari we wenyine bageraho baravuga ngo murebe ibyo bakoze bahagaritse shampiyona ko yipanze kuri Thierry ubiminduka zaraje zaraje ko birukanye Thierry ntabwo ari we wenyine ubu abo yagiye yikoma bose iminduka erega iki nicyo bababwira ngo kukizimena zidashakuza ngo nimba ari niyo projet bayitange ku muyobozi uhari wemewe nta nubwo babasha kumva ko bakumiriwe yego tugendane kuki nibyo badashaka kubyumva kugira neza yego ko yakurumva nanjye nagerageje gato yakubaza ku muvugizi yego urumva yego turamugeraho nyine rero biziko twaye tubigarukaho yego tukavuga tuti Ngabo mu bigaragara ubu ngubu ni ufite Reyo yego nubwo nawe atabyemera we ntabyemera avuga ko ari wungirije Jean Fidele urumva yokaye kunkumura ngo ngiye ngo match ya APR ngo amatike ngo ndayashyira ngo muri kibazo urumva nawe ntabwo yemera ko ari muri uwo mwanya ariko ko urumva nk'umuvugizi abagomba gusobanura ibintu mu buryo bwa kivugizi ahubwo gihe cyo nshaka kuvuga bo bavuga ko nta gihindutse kuba manda ya retired captain yarangiye nubundi bitari bukureho ko assemblée générale zabo yego sibyo yego noneho kandi ubwo bakanavuga ko ubwo kuba yareguye bitavuga ko Reyo idafite abayobozi ahubwo wari umwungirije style aracyabarwa nka president yego none wowe ukuri kubibona naho warugejeje yego Samu Karenzi kuri no nshuro uramwizeye oya kandi ndi busozanye na breaking erega ndagira ngo ngira ahantu mera reka mbanze nkotinge Regisi niwe wabwiye Karenzi ngo hari ikintu ntumva nawe uraza kutubwira aba bantu bose bari mu mena bayoboye Reyo duheraho kandi abenshi ntibayiyoboye rimwe baragendaga bakagaruka ariko mu gihe cyabo bo bakoze imishinga ifasha ingo zabo n'ubuzima bwabo business bose bakoze ziraraninga zimeze neza ariko bananiwe gukora business ya Reyo iri butumi ba stable cyane kandi ngo nibazafasha umuntu numwe batamugize mu ruhare kandi noneho bagezeho bakoreshwa inyandiko mvugo ibasora muri Reyo duheraho ubwabyo nikibashaka ikintu batakosoye muri cya gihe bari bahari n'ubu ngubu hakaba hari abandi bantu bakeneye kuzanwa n'ubuyobozi byo bakore nabi byo batakoze nta mutagatifu ageraho ahereza Karenzi urugero aramubwira ati wewe wayoboye Fine FM urahavuye uragiye uzagaruka ubwira umuyobozi ngo hari umushinga mfite wazahura Fine FM icyo gihe warayiyoboye nta n'igihe gishize utarawukoze ubwo bwenge waba ubutoraguye duheraho tugenda twibaze ngo aba baperezida kwanza bashaka iki muri Reyo yego kugira ngo nitwinjire neza mu ma breaking tutarabisobanura yego umuntu ibitekerezo ntago bisinzira ngo bihagarare yego ashobora kugikora urugendo shuri agakura igitekerezo ahantu yego akavuga ati mbonye andi mahirwe cyane cyane ko nkuko kuva mu nshingano ntekereza ko biri mu bituma n'umuntu yongera kubona igihe cyo kureba kurusha uko yareba azirimo urumva akareberera ku ruhande akavuga ati ariko mu by'ukuri iki kintu gishobora kuba kitari kugenda neza kandi ndabona ahangaha bari kugikora nsubiyemo nagikora reka mbanze nkubwire rero uri kunjijisha jara ubwo ndakure kugomeza uvuge Rayon Sport ifite karande iyihe karande niyihe projet bakoze ikaba successful duhere na kera hazi by'amakawa Reyo izina Gasenyi ryaturutse urahazi Gasenyi ryaturutse mu maprojet ibyo urabizi tubyinjiremo jara niyihe projet kuva na kera na za MK card zaba Sadate niyihe projet
bazana ngo iby'amastade bazana iby'imigati Robeni yirirwaga avuga iby'imigati byarahombye ubu wari wawurya nturi umureyo umva bihakaniye kuri mikoro none ni iyihe projet reyo yakoze iki cyerekane ko aba baperezida bagiye kuza iyi projet ariko izaba successful bahora mu maprojet afeiringa turebe na kera ni iyihe projet reyo yazanye ntibirwaniremo niki zikabirwaniramo iki nicyo kibazo gihari aho mbuze icyo ndenzo tuzamukane rero urashaka gusoza inkuru tuzamuke na breakinga gute ntaragera kuri side ngo munumva mabi ngabo Robeni namubumvishe ngo mwumve ibyabaye mji breakingire babiri breaking simbizi nimba ari nababiri sibyo se oya bararenga se Samu Karenzi yamaze Samu Karenzi narabimubwiye babarira twumve Roger nka perezida w'ikipe amusobanuriza impamvu ikipe itarahema oni Saidi ibi babyinjiyemo aribwo bari bamaze ku breakinga ko amakuru mutari muzi bavuga ngo nibahamagare Roger bamubaze ko nibwo Samu Karenzi ya breakingaga ngo skoro ihashize ukwezi yohereje urwandiko ivuze ngo nta mafaranga tuzongera guhareyo tuzamuke none ndaza ku breakinga ninagenda kanu kukandi Karenzi yabi breakinze mu kiganiro arangije aribwo twanavuga nabwo na Saidi yabikomojo aravuga ngo ni gute haje ngo abantu batari ibisambo kuko nyine barabirwaye ngo babisi ibisambo n'ibiki nyine ngo barango bahoze bibareyo ngo bagira gute ngo none kuki basizereyo mu myenda kuki badasiza amafaranga none uribuka ko skoro yaje ku ngoma yaba bamuvunyi na bagacinya aribo bayinegosiye none nimba bagarutse bagiye gutanga igishoboka cyose skoro iritandukanya nabo none muri izo projet ngiye kudondoshaho gati iminota mike kugira ninjire muri breaking nuko na skoro ngo yamaze gukonfirma ko iyo projet iyo kuzana company kuko ubu yari association Sambiri Creative idaharanira inyungu none niba company deja reyira bisotse muri RGB idaharanira inyungu yinjire muri RDB ibe company haranira inyungu imigabane ije ku isoko uri kumva jara none iyi reyo igiye kwinjira muri company tutazi nimba bizakora kore yo numenye ikintu kiyinyuzemo Rayon Sport Limited yego ni cye kintu kibatera pressure ndacyari kuri regisi ni iki kibatera pressure gituma mutihangana gituma kabaye muhita mushyuha bituma mutihangana ngo ejo wundi nteko rusange ibe batora umuyobozi muze mu mushyigikire mu muhiyo projet nimba mukunda reyo murashaje munaberereke haza abamaraso mashya niki gituma mutazakigikira umuntu regisi akomeza kugenda yibaza ibyo bintu uri kumva none batangiye kuvuga ngo kwanza reka mbanze mbidondoshe nongere mbihuze na skoro Karenzi yaje arasobanura ngo barangije company gukora iyo projet reyo bayiha agaciro ka miliyari 6 z'amanyarwanda sako noneho 49 by'imigabane bihabwa abantu b'abacuruzi bikorera ku giti cyabo abantu basanzwe bari bo abashoramari ariko 51 bize gufatwa n'abantu babareyo babantu bayo amambure abamafani club kuko bifite ukuntu bidetaye yenda reka mvugeho gato ntitubyinjiremo cyane cyane ko byasirikiri ngenje kubabwirerega ibyo uri kumva jara ndetse baza kudetaya bavuga ngo harimo imigabane 334 igomba kujya ku isoko guhera kuri umwe kugeza kuri 100 ku buryo bikubye usanga kugira ngo ugirijwe hari ukuba umumambure ugomba kubitangira ibihumbi 30 kandi ibi nabyo bikazishyurwa mu mezi 18 ubanje gutanga 10% ariko noneho kugira ngo ugire ijambo right to vote ugomba gukuba n'iyi minsi ukaza gusanga iyo right irasaga hafi miliyoni 10 ariko nuza gufata miliyari 6 nuza kugabanya imigabane 100% uraza gusanga byanagwa muri miliyoni 60 ubwo miliyoni 60 guhita ukuba nimba ushaka nk'amajwi 10 mu nteko rusange kavuga ati ngiye Sadate nzanza ndi mu bantu 10 ngiye muvunye nzajya nza ndabantu nka 20 mpite
icyo mvuze veni hagiye gukora ifaranga bisobanuye ngo mu bundi buryo bagiye kongera bayikubire ko bamaze gutegura bikemezwa barahita bishyura bahita bavuga ati we Sayidi fata we Tade we Rwagacondo we Muvunyi Gacinya hubu pa 40 usanga abashoramari barimo usange no mu bamambure bagize gute bariyo ntunyihutishe ninde uzabibabwira ibi ni Samu Karenzi ni Samu Karenzi wadondosha urumva yamena ibanga se kope ziri kubera kuri Fine FM munyemerere nanjye ibi byumweru 2 inteko rusange itaraba ngo haze ubuyobozi bushya nanjye ni Demarike navuze byinshi gikada tuzamuke mbere yuko ndekura breaking news iyi nkuru iteye n'ubwoba aho tuzamuke uretse wumva ishyano bagezaho yihamagarira Sayidi twari igikombe Jean Fidele yabashije ariko wamuzanye se utamufashije oye niyo yemwe ko mufasha ntabwo twafashaga rero twafashaga bari kugikatiye twamufashije umuntu wazanye ritada tamufashije turimo kumufasha kwari kiroje ubu tumufasha muri kumufasha ariko murababingwa muramufashije iriya suka bimeze bite oya ndakubaza ko kiroje tumufasha uyu ngo ni umuvugizi ngo wabo basaza ngo ntibijande mwamufashije iki umva cyo nashaka umuntu fasha nuko mumufasha nyine bya prime byo kwifotoza nayo atari yose ntabwo muyatangiye y'umwemeye yazana yo fotoza muravuga miliyoni 15 ari 5 muravuga kenze mwarabe zo wazitoragura mishanyarazi n'ibyangwana kandi wasi wibirakariramo aba bageze ku rwego banavuga uburyo Sayidere yigeze gucika ngo umuntu wagize uruhare kujya agaruke ngo nisiza akayiza babimennye urwo bujurire ngo yacikiye mu Buganda yigeze gucika yakoze ibara aba bantu b'abanyama nibubaga ubwo reka dusuhuze nziko mureyo nziko nabyo babivuze uze kunyumvira aba bantu ngo bagiye kuza hehe ngo muri reyo uyu ni umuvugizi wabo mu mayeri niwe Samu Karenzi yifashishije niwe yagize ate tugabane niba byanga bimeneke umva ngo ni tu no kuvuga ngo umuntu mutishyiriyeho ntimugomba kumwemera ni kuvuze kandi mutari muri stade kandi muri muri stade wakira abanyarwanda buri wese ku Roni tuzanira perezida tukabanyarwanda bayoboke oya uri gutanga ingero zitahura zirahuye cyane ngo zirahuye mbabarira wumva aka kantu tubiveho umva Karenzi tugabane niba byanga bimeneke umva oya ibikize no kuvuga ngo umuntu mutishyiriyeho ntimugomba kumwemera ni kuvuze kandi mutari muri stade kandi muri stade wakira abanyarwanda buri wese ku Roni tuzanira perezida tukabanyarwanda bayoboke oya uri gutanga ingero zitahura zirahuye cyane umuntu w'umusiniya neza oya kuko Roni oya unyumvire koko Karenzi ni ukuvuga ngo yahengetse ikibuga niyo watanga urugero rutabaho arakogati biragendanye cyane RGB ishinzwe reyo kuko na association Sambiri Creative oya Jara kubita cya gitwenge cyawe se Jara undebere Karenzi ninde uzababwira ibyabo ko batari bumumekaniye ibi byumweru 2 uvuga ninjye umva ngo urwo rugero ngo Sayidi ngo uyu niwe muvugizi bahisemo ubwo rero ngiye kwinjira muri breaking nze gusiga n'iminota ngabo Robeni mukira amagambo mu kanwa oya ejo bundi usi ibintu yankoze sinakumvishije se dukorana ikiganiro ashake kunsebya nindangiza mite mubwira ngo reka nkubwire ibyo nabonye ngiye he mu mwandiko kwa Kenisi baburetse taza kuncamo nagiye kwa Kenisi guhiga umwandiko wa Green P mpageze Fine FM iri kunkurikirana mpageze mbona proposal contract y'uwitwa Muramira Regis ngabo Robeni yo kujya gukora kuri Radio 1 nagize ne arayibonye yashatse kunsebya rero ndamubwira ati reka nkubwire ibyo nabonye yahise arumiki arahu yiwe baranyangira iki ngabo Robeni kozari arusha wasiri wasesera byo kwahuranya byatinda ngo abakinnyi ba pere ngo inka ngo zagiye muzindi ibintu ntago byabahira ja
baburetse wumve namukiza amagambo mu kanwa inkunga by'agatego kandi ndende kijyanye n'umushinga ngo wazahura reyo mu birambye ariko muri uwo mushinga bakanemeza ko abanyamategeko twagiye tuganira no mu kanya haro twari dufite turi buvugishe avuga ko kugira ngo bikunde uribura bitangire ko wagenda mu bikorwa nabo ubwawo bisaba ko amategeko shingiro ya reyo ubwayo yabanza akavaho agahinduka kuki batabyumva ikava muri asosiyasiyo idaharanira inyungu ikitwa ikipe yacuruza wumve ngabo mukuriye ukuriye no mu bushishozi bwa kwita icyumvirizo muri entourage icyo gishobora kuba mu bizigwa mu nteko rusange itaha ngenda umuvugizi w'urwego umuvugizi wa Rayon Sport uwo mushinga narabumvise ndabakurikirana cyane zimwe mu nshingano zanjye harimo na monitoring no gukurikirana ibyo itangazamakuru bivuga uwo mushinga rero twebwe nta kintu tuvugaho ntabwo ari umushinga w'ubuyobozi bwa Rayon Sport wizwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport kuko ariyo mvugira twebwe nta kintu tuvugaho ibyo guhinduka kwa statut kuba yava mu kuba yikigara ariko ako kantu urakumvise uyu mushinga ntago wakozwe n'ubuyobozi bwa Rayon uyu mushinga ntacyo nkuvugaho noneho baragiye bawudepoza kwa Roger muri ubu buyobozi buriho buyobowe na Ngabo Robeni buriya baraho umuntu ni nko kuvuga ngo ferwafa ariko buriya SG buriya ni ubukora ibyo byose uri kunyumva jara guteza amatwi none aravuga ngo uyu mushinga bawutesheje agaciro aba bayobozi b'imena bahita birukanyira muri ministeri nkaho baretse ngo ubuyobozi bwa Rayon buwapprove bujyane budepose deja nibizeye n'ubwo buyobozi bahise biruka iyo pressure bafite icyo bahanganye nacyo bafite ikintu basiganwa bafite target si ubundi mutima mwiza wa Rayon dufite ubuyobozi erega nibajya muri RDB hari ibyo bazakurikira nimba bari muri RGB bareke nyine bahabwa umurongo ngenderwaho ibyo bakora byose bigiye kurangira bigenze gute none Ngabo Robeni ababwije ukuri uriya mushinga ntacyo nawuvugaho nuwo abantu ku ruhande tutanazi banasinyiye ko basotse muri Rayon mu nyandiko mvugo kabisa mbere ya RGB icyo nibisobanutse wabyumvise ukuntu ibintu birasobanutse neza no kuvuga ngo uruhande rwa Rayon wisaha utarasobanura mwibutse ko Ngabo Robeni hari ahantu byageze banasobanura bakarenza abantu barabibonye ukuntu ngo retired yataye ikipe akiruka ntiwabyumvise ngo yayitaye mu muhanda ejo bundi bamukina ku mubyimba retired yararwaye akajya kwivuriza hanze y'igihugu kandi aba banyamakuru simba rushiki amakuru nibi ngibi barabizi baba no muri siporo ariko nibo bakarenze bavuze ngo yayitaye he ku musozi none ngo bagiye kuyitora niko bavuze ikintu rero nari mbumvishirije Ngabo Robeni nawe yatinye Ngabo Robeni n'uwitwa Diriye ushinzwe umutungo baragiye batakambira baba president baravuga ati ritadi yagiye baratangira baripanga amaprime nabihereyeho yego barangije barongera barakumirwa rero Robeni nawe yari mu mujyo ushaka babasaza sistema yirimo namaze kumenya amakuru ariko ikibazo hari n'izindi briefing za ngombwa ari nacyo kintu banabimubwiye rwose numva nabibumve ariko reka mbicemo banabimubwiye ngo impamvu mutarafix umunsi w'inteko rusange benshi bamaze no kuvuga ngo ni nyuma y'ibyumweru bibiri nukugira ngo babanze bagoragoze barebe umuntu wa nyawo uzaza kusimbura retired bande abazanye retired bande batureberera barebera bazanya akavuyo kandi bahawe amahirwe buri umwe arenze incuro imwe ukugira ngo bagire icyo bahindura muri Rayon kandi imishinga y'ama business yabo nta muntu numwe ufite umushinga fairinze genda ubigeho yego kandi umushinga bazanye nukugira bongere bigarurire Rayon yego ari nabyo bintu Ngabo Robeni rero afite ubwo avuga ngo turashaka aba president ba kera ariko kandi nanone ntago ari nge mbitegeka nubundi hari ahantu ndi gukura amabwiriza nibo bazagena ngo inteko rusange n'iki gihe n'iki ndetse hazaza nde duheraho
heraho rero Samu Karenzi ubwo twinjire mu ma breaking Samu Karenzi no mu maso ya Robeni babimusubiriyemo kuri Fine FM mugende murebe ikiganiro kimaze gukubita ibihumbi 18 yego yagiranye na Regisi baramu breakingira na Karenzi yabivuze Nyarugenge iratitira ngo batangiye gutegura undi muri tayad uzasimbura retired Jean Fidele captain nabwo akaza umusirikare hakaza retired ubwo birasobanutse regajara izina riba risobanutse niyo mpamvu ari gutegurwa niyo mpamvu bana babwiye ati muwe muziba icyuho niyo mpamvu banashatse no kugera bahite bazana undi waba uziba icyuho ariko atanga n'amafaranga barangije barakumira nihemere haze Roger nashaka be ntacyo akora Robin arumva aracyari umujene arumva turamubriefing arumva kandi nubundi aba bantu baraharanira ikiza kandi mu bijyanye n'imiyoborere nta muntu unenga retired icyo bamunenga n'ubushobozi yashyiragamo yego none ngo amakuru yamaze kumenyekana kuri leadership retired perfect impeccable ku buvugizi no gucengera no kugendana n'imirongo migari y'igihugu Sadate akakujegeza yego erega tubitambuko Sadate yagomeje kuba ikibazo incuro bamuvuze mu kanwa zirengenye ntago nakumvishije ikiganiro nagiranye na Sadate arambwira ngo genda ubwire bari abanyamakuru ubabwire ngo sinshaka ubuyobozi muri reyo nabyo mbibumvisha oya mbikine akoze tugendana ariko Jara warumbwiye ngo ni inkini bya Sadate ngize igitekerezo hari ijambo navuze risa nkaho rinakomeye mu kuntu ndetse n'ikintu cyagiye kibababaza haba uburyo ngo yabise ngo abasaze n'ibiki ngo retired ari nabyo Saidi yavuze kuri Fine FM ngo umuntu we yakwita umusazi ngo ukongera ukamutumira kuri mikro ni byincendi byo simbyinjiremo ariko nimba ikintu cy'abakono cyagarutse kikabashegesha nyuma umuntu bita Karenzi amaze kumenya amakuru yose yanatumye dukora iki kiganiro arahangayika yitsa ku izina Sadate twahereye aho kugira ngo mbumvishe exclusive yanjye na Sadate ko ari segonda twumvishe ni segonda ngese ndatinda ntago ninda mugahinda Sadate umva Karenzi ariko reye ikajya muri Karenzi umva gahinda mu maboko meza ikajya mu cyerekezo cyiza ibyo twaruhiye ibyo twabayemo ntibikomeze kugaragurika kuko natwe ekipe kugomeza kubaho gutya birababaza ejo izinduru nizikomeza ngo bakono ngo ibi byagenze gutyo yavuze yagize atya n'ubundi baragaruka muri ya fomu yo gukiza batuzanire retired uburyo bwo gukiza batumvikana batuzanire nde no kudukiza nyine kurwana no kudukiza barongera batuzanira undi retired iyi nkuru yabaye kimomo undi rite ntago byumvise yari mu gahinda yageze aravuga ati turiyakire basi bazana undi kubera iki nimba itegeko rikumiriye abantu warangiza wowe noneho ukumva nabyo muzabihanagura noneho nge nkubwira ngo erega niyo retired yaberereka hazaza undi ugendera mu ntambwe ye hazaza undi ukora bana yanjye myemerera rero nkumvisha ikiganiro nagiranye na Sadate Munyakazi bamugarutseho kenshi banavuga ngo na Muvunyi yicarana na Karenzi ni nabyo yahereyeho ngo twicarana nk'abasiniya yabimwibwiriye ngo ubu noneho nihashaka haze Sadate nihashaka haze nde ariko kare uyu mwaka iratwara igikombe cya champion baheraho bikomanga sinzerega imbuba wakurikiye arangije bavuga ibintu byinshi Sadate yabateye ubwoba Sadate agendana n'imirongo migari y'igihugu ntago ateye ubwoba cyane ntago yabatitije ibisanzwe ariko ni ibisanzwe exclusive rero nyemerera nyibumvishe tuyivuge akantu gato mpite mbomora break Sadate aracyari hafi ya reyo cya muri aba bantu bari gushaka no kuyobora nawe hari amahirwe yaba ari kwiha kugira tumenye n'ukuntu yenda umuntu akora inkuru yego aho ari mubaza gikada turi kumva nta kibazo yego nta mwanya mfite wo kuyobora Rayon Sport busy yego yego turayitambutsa suruse yanjye busy
na bizinesi zanjye ntabwo mfite umwanya wo gutakaza rwose ni gutyo yego icya kabiri kuyiba hafi ubu n'iteka ryose nzayiba hafi yego uwaba yiyoboye uwo ari we wese nzamuba hafi rwose iyo niyo point of view yanjye nawe byakorede yavuze biki nta nubwo namenye ibyo yavuze rwose byaba ubwo aho twari twinjiye mu kiganiro nyine gisanzwe aho wumvise atangiye kumbaza ibya Claude uri kumva Munyakazi Sadate yari ari kunyinjiza ambaza n'ibya Claude ariko aravuze ngo iyibe suruse tangaza abwira abantu ko nta mwanya mfite wo kuyobora reyo ibyo yabinyeruriye yego murabyumvise yego umuntu bateye ubwoba wa mbere nta gahunda afite ariko kubera agendana n'imirongo migari y'igihugu nawe ari muri ba bantu bakumiriwe baramubwiye ati rekura ariko n'aba baperezida ntibagaragaremo yego warabizi biragoye uribuka na miliyoni zigera muri 50 yashatse kubishyuza buri wazishyuza abona itadi n'inshuti yabona reyo ntahikura yego murabyiyumviye rero cyane pe shaka utuntu mbaza rero twijandika twijandika ahubwo tugire muri breaking unyuremo vuba vuba kugira ngo uze no kubona ukuntu winjira ku bya forward na Gicumbi dusoza natangiye rero nkubwira ngo Sam Karenzi ibintu bibiri namuvuzeho yego byose bigomba gusohora rega ndabakurikirana abangabo Sam Karenzi natangiye nkubwira uburyo yagombaga gusenya gusohora retired yabigezeho ariko Sam Karenzi afite agahinda namaze gutohoza amakuru ari kuva hafi ye na nyuma yuko badepoje umushinga muri ministeri iyi proposal ya company nyuma yuko bakoranye na Karenzi bakanamubwira ati nk'imbonera abanzu unyarukire muri karaoke ubanzu na dondoshe ujye utanga ingero ubabwira naho bigeze yego ariko none ugendane natwe kubera ko nta bundi buryo twafata reyo tuyifate mu bundi buryo bwa company mu yandi mayeri muri bwa buryo wambwiraga bwo kuba haza abashoramari bagahita bagura ibyo bashyize ku isoko byose nimba ari 49 by'abantu bikorera ku giti cyabo ninde muri iyi menu utikorera mbwira ukorera leta na Rwagacondo yaragiye ari we wari doctor umvaye bose barikorera none nibijya no mu bamambure ya migabane 51 nabyo bagire gute iyo gahunda nayimenye naho batake none bajye bicara mu nama ari bo bashoye kubera ko bakoze iyi proposal bateguye n'amafaranga bazahita babigura abandi bo bazasa nk'abatunguwe bo bayateguye bo bazaba banabimonitoringa ku buryo bazahita bajya muri systeme bagure nyuma yo kwinjira bakaganira na Rwanda Stock Exchange ibyo byagiye hanze barenga Rwanda Stock Exchange bajya kuvugana n'ubuyobozi bukuru bwa Beneri umva amafaranga y'umurengera bari gushora amatike mujye kwiga inyigo mwigira kuri Yanga na Simba yego ariko none Rwanda Stock Exchange tubanze tuvugane nabo tujye muri Beneri tuvugane nayo ibi bintu bizaba successful batugira inama baturekomande banke tuzakorana nayo kandi none ni wikomitinga muri bya bindi byo kugura iyi migabane ugatanga tranche ya mbere kuko ugomba guhita utanga kimwe cya gatatu denko ntago ugomba gusubira inyuma ntago ugomba kuzaza ngo mbivuyemo ntagasubizwa iyo keyword bayishyizemo nukuvuga ngo bo bariteguye barayitwaye Karenzi amenya amakuru yuko nyuma yuko bipanze mu kwa gatandatu Sadate akabakumira we na retired kuko barakorana bagahita bapostponinga yego barangiza byagera mu kwa 9 bagahita bazana undi muyobozi ari we Roje ariko ngo nawe baramukigikiye nubwo bemera 15 bamara kumenya ko bazanye undi bagahita bazikupa bagatanga 5 umvise ko nta rukundo umvise ko na projet Saide yabyivugiye ngo atari umuntu wabo ntibazamukigikira yego bakirengagiza ko na retired barushya na ubwe yatorewe muri assemblée générale nubwo babwira abantu ati doruhari ariko nibo yarahari assemblée yabaye yego
none amakuru aturutse hafi ko birangiye ko nubundi nta muntu muri aba bantu bimena uzayobora ari stati ntizahindurwa ahubwo numvise umuntu wita Robben ari ugiye kubikiriramo ngabo se bikaguma bimeze ukuse hari n'abayobozi bagombaga kuza bagahita bacishaho ba Robben ntubyemera se ariko kube nagomeza kumvira bari abantu bari kumuha amabwiriza neza biraza kugenda neza hagume ariko nanone icyifuzo cya Karenzi mu marira menshi bamaze kwihanagura yego okay murabisobanukiwe ibyo bintu mbaza ninjire muri breaking zawe none breaking twinjiremo neza ubundi ntegurira nayivuye hiya Karenzi ko ari mu gahinda mbwira ibyo byo kuri BNB by'abajene tugiraho duhinira yego icyambere cyo uwitwa Ngabo Robben muze no kunyihanganira ntibaze kundeba ijisho ribi ariko tuba tuvuga amakuru Imana iba yaranababresinze ntago ari ikintu kibi Ngabo Robben bamukuye kuri Radio 1 bamugeza ku mushara w'ibihumbi 800 kimwe mu bintu byamuteye umujinya uyu nguyu yagenderaga mu mabwiriza yose ya Jean Fidele ariko igihe yamukumiriye kujya kuri Fine FM abandi bantu bose bari kujya mu erekana bakarenzi babaye abavugizi ari abanyamakuru cyane bakazungu ntago ari we wenyine kandi yari umunyamakuru w'umuhanga no mu gihe yari akibirimo ozi ni bya Primus babanje no kujyamo na bajarike iki kintu bakimukumira arababara bashimaho kuri Radio 1 umuntu bitari tadi aramukumira ibi bintu rero byaramwafex aribwo rero namenyaga amakuru buriya ko muri Reyo bari baramugejeje ku mushahara w'ibihumbi 800 kintu gikomeye n'aba Rugaju bari baragigiye mpereye aho rero kugira ngo ninjire kuri Forward na Gicumbi musobanukirwe nyuma yuko ejobundi nibwo twahoze tuganira muri showbiz niko jya mbwira umuvandimwe nawe n'umunyamakuru ukomeye uburyo Emirene yavuye kuri The Choice ari kuri salere ya miliyoni uri kumva ukuntu igisata twari twariteretse muri iyi game ubwaho hari ese ubwo uhembwa miliyoni muri abakozi barenga 6 ubwo icyo gitangazamakuru kiba kinjiza ngaye sibyo sababa babwira ngo muyoboke murandase ariko muyikoreshe neza se ibyo tubiveho Jarike yabaye mbonera manager operational manager back in the days Castar atarajya muri gereza barabateretse kuri miraba ngaba n'abantu bavuga ari kijyana n'abantu be reka Jarike n'umuntu gwageza proposwa na Radio TV 10 ngo hagume muri cyagiye bari baramaze kugenda haza polemique yuko bagiye kubakumira umwe mu bantu bapropojwe amafaranga y'umurengera kuri Radio TV 10 bamwita imfura Jarike ibyo mubanze mu bisobanukire tugendane barangije nyuma yuko Castar agiye muri gereza baramupromotinze bamukubita imwe n'igice urumva atari ukwitereka yego ejo bundi mbomora impact ubundi nejo bundi narabivuze mbibwira Junior na Crisis nanabisubiramo amagambo ijoro mba naraye muzajya gutayiza za cadastre mu ntesha gaciro neza rero nibyo byabaye ku muntu bita Forward kugeza ubwo noneho bahise bavuga ngo Forward turagukonfirmye yobora igisata cya sport ko Jarike ni manager forgeterega bayingana na Castar ku Castar binjiye muri company Castar ayoboye iki company sinakoze uwo mwandiko hano ayoboye company hejuru noneho ifite amasegima ifite amashami ishami rya BNB FM Kigali riyobowe na Jarike sinabisobanuye yego bamutamika ngahe nayavuze Castar ari hejuru hajemo n'izindi nzego ngo bagira reunion ngo bagira inama ngo ngaruka cyumweru yo kuwa mbere teye ubwoba bayajemo n'abanyamategeko n'abasuper BNB yabishyize ku rundi rwego reka bajye kubyigira i Barcelona ndabibona rwose ikampuni nabonye Jarike yibereye we Santiago Forward bahise bamwegera baramukonfirma baramubwira ngo nyuma yuko nubundi wabonaga ko uri kuyobora aba bantu by'umwihariko b'umugoroba bogeza bavuga amakuru y'Iburayi nono siporo muri rusange bayishinga uwitwa Forward bahita bamukubita salere ya miliyoni kuri BNB uzi kugira ngo Erigana yigereho cyasabye ko acegeta Robben buriya Robben yari yaripanze muri UGB aragenda yipanga pangurana afata yitereka muri kugira ngo ayigereho ibintu byose bisaba ibitambo
Fuadi barabanza iyo impact iraba niyo mpamvu atagiye kunsebya niyo mpamvu atagize gute atagiye kunsebya bahise bamutereka kuri miri bati ceceka ikibazo cyawe harya nakubwiye uburyo Theodore nawe ari retired narabivuze none ndabivuze okay Theodore w'umwezi ni retired ngeraho nkora tayitati none hagiye kwihorera bamukoze ibiki uzi kubaka abantu umuntu abakodesherezaho mukorera buri kimwe detaye ngo mwe muzana nyamazina gusa mwajya kugenda n'imbuga nkoranyambaga mukazitwara barubatse ngo za drafting ngo nibiki baramubomoye ngo agiye kwihore arapanga badashimu nabavuze mu mwandiko dashimu naga agiye kujya mu gihugu cy'isezerano kuba utabivuga ntabwo nari namujyanye kumwezi nawe uraza gufata ijambo ubwo tubwire we n'uburiyo hari abarenera mbere chief editor aguhirirwa gumwirukanga inyuma ku isango ibyo tubiveho ninjire mu nkuru y'agahinda uzi ibyabaye kuri famille Gicumbi none byo mbimene kuko mba ngomba kuza akantu ku kandi yego hajemo ikibazo cy'uburwayi hazamo n'ibyo kwivuza hazamo retari ubwo mvuze gutyo sinaba mbitambutsemo neza cyane waretse n'ibindi nkabivuga ugahitamo nimba ubisiba cyangwa wagezaho kuko birimo famille ariko urabizi pro hano noneho mikorose regiriya ego aba specialiste bateye ubwoba habaho na diri none se aba bari barabonye ibyangombwa ese mwaje ncukumbura uyu mwandiko ni nabwo namenye ko ari amasano ya kure nayo hagati ya Gicumbi na meni yibiza erega mba naraye ncukumbura hari igihe ncukumbura nkagwa no mu yandi makuru muranyangira iki murandenganya ibiki none bari kwenjoyinga amatunda disi y'ibyo yabibye marambabaje oya nimba batabyumvise ureke nongereho kandi Gicumbi ni ikihe kintu cyatumye adireyinga yego ko rwose tasobanutse wabaraga ko ari umuntu wakabaye atakirina oya umva kandi ayo magambo nayavuze kuri Yago sinshaka kumwinjiramo inkuru ya Gicumbi yatangiye kumenyekana barabonye ibyangombwa kuri recommandation iteye ubwoba hazamo probleme familiale hazamo aba specialist hazamo kuba akwami uri kumva jara hazamo n'aba specialiste ari kuyunguyu yari bari baramaze kubona ibyangombwa duheraho none se bikaba imbogamizi zo kuba bagenda oya ni leta ni ukudireyinga bagira ibyo babanza ninde utarwaye igihugu cy'isezerano naba basaza ba Nasiri barara ngo batereta ngo nabo ngo abayumbe barabakeneye nawe waje ucyambaye ku mutwe igihugu cy'isezerano leta 50 rara nzigenda runono shabundi ndi mu mwandiko nibwo namenye ngo Los Angeles ni imwe muri leta zigize Amerika muri za leta 50 Los Angeles ngira ngo ko nawe numva oya irimo ariko nase yabitarimo warakurikiranye usanga itarimo se narikanze ninde uzaba amakuru ya Amerika yanzana amasabiri sinarinze ko babikonfirime wabyumvise ibya Gicumbi ko rusibiye ahantu ruzanyura wabyumvise ibya forward blessing yavuyemo nababwiye uburyo Theodore agiye kwihorera bagapfubya ariko disi inzira zimwe zifunga izindi zifunguka Dodosi wirirwaga rwana ku bibuga Dodosi wirirwaga rwana ku bibuga baburetse Dodosi uramuzi kuri Radio 1 Dodosi uramuzi ndamuzi Dodosi sirirwaga rwana Kenisi yashatse kumwirukana barahanganye Dodosi niwe wanjye ngo yashatse kumwirukana none se Los Angeles ni capitale ya California bisobanure ko California ariyo leta ubabwire ko Los Angeles mu bamarayika atari leta ntabwo iri muri izi 50 nge ndaramyigaho ndarambagenda runono yewe we ariko mana yanjye ninde uzababwira amakuru yo muri Amerika uzi iby'isi yakamuremba yakoze uzi ibyo yakoze ntabyo nzi nzabivuga ejo muri showbiz yego tutaza kuvanga forward yagize impact nziza ntabwo azigera nagaragara mu bazansebya bahita bamutereka kuri miri ntiyiteretse wihanganye akamishashi Gicumbi rusibiye aho rugira gute
ruzaca munyihanganire nishaka iminsi ibiri ninjire mu mwandiko w'abayumbe ndaza gusangamo umusheri wa mbere wa Xere Rugangura bamaze gutandukana ubu umuntu ufite umusheri uri kwibere bamwita Mugaragu Mutaramu David ari mu bagenda yego biri confirmed uwa mbere nkakaraga ngo no mu ruganira ikengo Canada ngo Rugangura byagenze nabi hajemo abayumbe Rugaju sindi bubivuge ni muri bumujyane muri deliverance nishaka iminsi birungarure ibyo bizagendana n'umujyo wa Yesu duhere mu cyanditswe yego ariko Fuadi birasobanutse na Gicumbi birasobanutse pe wabyumvise ko umuntu bita Fabrizio ari mu gahinda yamenye undi retired yamenye ko hari undi uri gutegurwa murakoze cyane oya nibyo reka duhinira ahangaha ibyo twavuze ni byinshi duhinira ahangaha umukada mwandiko Rayon Sport yo mba minda umuriro mwabyumvise ko iyo Taifa yiteretse atajya mu binyoma yatangiye no kurusha abantu binaha amakuru yego ubwo nimba bomorare ya dafana ubwo hapera kora iki ubwo ibyo yavuze byari ibinyoma ko yanavuga ngo mfite ibyo by'ishyorongi idonido ntubigaruke cyariya yabaga atangiye kwinjira muri ya masirenge ye ngo zatasiri ikindi ntago wumvise ni wari utangiye kudondosha ibya anta ntago wari ubitangiye n'ibiki bavuga ngo bazavuga impamvu avuga biriya bahengeka yigeze kurekura breaking ku muntu bita Kwizera Olivier aragenda hari ibintu babamo by'ubutoza ngo byaza gatoto ngo za mbere ngo urabizi yamusanze ku mumena yahamukubitiye katapiri iyo nkuru narayikoze nta munyamakuru hano utayizi ya katapira yakubiswe na Anta biganiro ku mumena n'umuntu bita Kwizera Olivier K bad boy umukada ubu nshyushya urakoze kacyuhejerezo urakoze mfura z'u Rwanda Anta nawe amagambo ye dore ko ari biganiro ntibakandagaze ngo nuko agiye ngo kuva ngo mu mwuga ngo asiga utobye ngo ahengeke oya